Inshuti mwumva Radio Rwanda mwiriweho. Ni umwanya w'ikinamico. Uyu mugoroba radio yanyu yabateguriye umukino witwa Mbabazi wanditswe na Veneranda Nzambaza Maria. Muteteri we. Siki. Cyo kirabongo. Muteteri nyigurira. Semukira. Siki. Ndaje yabarekera hukumbya ngo gukomanga numvise. Umeze nyuma y'urukinze hari rwubatse. Kiye hondaguriye. Ndaje. Nkingurira. Ndaje ye. Niko di. Umaze kwibonamo iki? Kuki ngomba gukomanga kabiri kose utarankingurira? Waketse ko urugo ari urwawe? Tarangwa rajindira junditse agasuzuguro. Sha nutareba neza nzakagukamuramo. Kose ubwo kumbona utanya umunabi nabi ukabwanduranya. Ubwo kuko urumva wifuza intonganya z'iki gicuko. Agasuzuguro ko muri urugo karandambiye. Icyakora nibuze ubwenge. Wanyitondera kuko urebye n'abakabe kashoboka. Ntuzibeshye ko ari cyagiye wafatanije na bene wanyu bashyiraho igitugu ngo nkurongore. Abo bene wacu zari umugozi bagushyizemo. Umugozi niba waroreraga. Niba utangiye kunyiterura aho uzabasange bakubakire. Umenye? Ni mu gihe umaze gushyamana gukuya haga hagati y'abashinyaguzi none uranyitura agasuzuguro. Akarimi koshwa nakandi. Hari ubwongo nkwihoreye byantwara iki? Uti ngo racurangira abahetsi nushaka kunyumva? Cyangwa uritangurana ngo ntakubaza aho watinze. Umbaza surancunga. Maze nakubwira iki ko amaguru ararabunga amajuru arayawe. Ibyo birandebaho iki? Icyo ngusabye gusa nuko utazajya uzunturaho ibitutsi. Aho nimwumvara? Uzamumva? Uzajya ubisigiye wagorobereje cyangwa none ashaka urari. Koko gatinyuka ukanduka. Ariko wa mugore we urakomeza kuntondagira amaherezo urambona. Ese umuntu natinze hanze naza nirukira muri uyu muriro utazima wakongeje hano nkabaho. Naho miseke ndarwana jye ushobora kukwihanganira tukabana muri uku kuzimu kwa Nyamuzinda. Ukuzimu n'urugo rwawe. None urabona ari iki? Noneho nukumirwa. Yewe ninjye wakakwemeye koko. Maze nakubwiye ko nkwihorera icyo ntakubwiye ntuzamvamo. Nifite agahanga gatoya mawe yankakarinda uruguma. None ndeke. Maze agatsindagira amagambo. Ngo tugire ngo. Ariko rwose ko Nyagasani. Dore aho ijoro rigeze mugenzi wanjye mbabarira twoyayo. Twihakabanga nibura. Hatwihereye rubanda. Tureke n'umwana yisinzirira atakangukira kuri induru. Ugize ngo iki? Ngo umwana uzamushyire sa mubikire. Ngo ninceceke mu rugo rwanjye. Ngo ninceceke. Hora ari wowe ujye kugwa ku gahinga. Ya baba. Ngo umwana dakangurwa n'induru. Muterura umujyana habituzi. Urankangisha siki. Ntaragushaka sinaryamaga ngasinzira. Nushaka uzatumuke maze induru ihuje. Yego Nyagasani. Gatsinda bwe inkozi z'ibibi ntiziko zihururu. Ubwo suransuhuzaho imitima ngo tugire ngo urababaye. Ugurantera ishozi duzi kwisheje ari imfura yanjye. Iyo mfura se tutabona wabyaranye n'igiti. Ukeka ko tutamubyaranye nta mubyara handi? Wibwira ko ari wowe ubyara wenyine? Uzi imfura mvuga ari yihe? Warashyase. Ararara. Uri unkangisha se wa rubanda. Ariko noneho si gusa ye. Banza ari simbizi. Bese ko ndebe uhise ujya mu cyumba noneho ntabwo ufungura. Iyo mikonjero baneze niyo njya kwasamira nanjagizwa. Byirire maze ubona imbaraga zo kuntuka. Birake. Tagariwe. Ubwo hasha inyama zo mu kabari. Ariko se rwose kureba isose yari igishyushye waje ukarebaho dukeye. Isosi. Yirire. Yego. Dore no kuri ya nzoga yavuye muhera naguhishiye agacupa. Hewe. Izo muhene ntizabiye hedi. Baba. Yewe. Niba ari inzara wanteze ntazo ndiye maze ukunda ubabari. Sena naho ugeze n'igihe cyo kunshira amarozi. None se urwago rwo muri rimwe rumaze icyumweru mu nzu nige rwari rurindiriye. Genda urwinywere cyangwa urumene. Ese nzu wanyu barakohereje miki? Ubwo se gihe wakayinywere mbere hose wabaye iki? Ahisangiraga n'abandi. Ariko yewe. Ubwo waje kumbikiririza ute? Zino simpuhwe. Ese zaje guturuka kuki kutigeze uzigira?
ntayo nyoshye. Yereke Mbabare. Ndayiretse nyine. Cyangwa simbona inzira zinsigana ni nabariki. No kumpirika bampirika. Reka nkubise nigire kwiryamira. Genda. Mana koko nzagirene. Nzakora iki kugira ngo yemere ko nsigaye mukunda atari nka mbere? Ubuse koko naremewe kuruha? Erega nuko umuruhuza nta kundi. Nuko bitangira. Urusurwa n'urushako gito. Kuki Imana yaremye abagabo yabimye umutima ugira impuhwe? Cyangwa se wenda ubona ashatse niwe gica cya kirimbuzi. Nacumuye kimwimanye cyatuma ncana ntiwake koko. Ubwo igicaniro cyacu kigahora gicumba ibitutsi kivumbitse nabi. Reka nanjye mfe kujya guhena nduzi ko haryama bafite umutima ukeye. Yewe data we. Nawe se ko ndaye ntamwatsa amafaranga yo guhaha. Ejo nzayamusaba mu gitondo ntazantumburukana. Asiki. Nzaba mwihoreye ubwo yabishe. Zongera nirukire mu kabagorora azanguriza. Yaburetse ko nawe maze kumugondoza. Be macari. Cyutse ujya hehe muri iki gicuku? Cyane umwana se kwituma. Ntabwo ari macari ni mukabagorora. Numvise ukomeza kuburusa n'uwabuze icyakujyana kuryama none nari nje ngo tuganire. Ese usigaye none humviriza inyuma y'urugi. Reka da. Nanjye ngo umukobwa arasinziriye. Nako ni hahandi ntawe utaza agasigaye muri uru rugo. Abahisi n'abagenzi bagiye kutwota nkansweho tubana ukabutuza imbere n'inyuma. Ego ko birakuragaje se kuza ngo tuganire. Reka sindakaye. Ngaho ngwino tuganire se kujya kuryama nibura yahuniye. Tutongera gutongana tugakotsora none. Ihumure ari muri nini. Nyuze inyuma y'urugi rw'icyumba umugona ari wose. Yewe umenya none yagatumuye koko ntabwo wundi twajyaga tumubeshyira. Tuvuga bore bya byose kuko tumukanguye adukumura akadukora icyate. Dore ko yarunguriraga nakabutinde. Asiki maze ndakuhamye ko ntukiri umugabo di. Urumva? We ntukiri umugabo numva. Sinakwemera ko umwanduza kandi ntunze. Urumva? Niba tunatongana ibyo ntibikureba. Ndamukunda ntugomba kumusebya. Aha. Yego mama rero. None nzikoraho. Gushaka abanza babirateranya umugabo n'umugore. Wakabimenye se? Mbabarire nasaraga n'impanga mbi. Ese ubundi ubaye iki? Iyo umugabo yitonganyirije umugore we kuko mbeza monde ndetse kwita amata nk'isazi. Mbabarira wirakara. Sindakaye ariko urantangaje. Reka nigendere da. Yereka winyumvumburira. Ubundi asa n'uwataye umutwe rwose niyo mpamvu nkubwiye nabi. Nsigaye niyenza nk'umwana w'uruzingo kubera ko yandakaje. Tuna none tumaze gusamuranya. Ntacyo muzizuza amaye. Ko ari umugabo n'umugore se. Yewe mvubundi uzi neza koko kuva igihe twabaniye kera kose tutigeze duhemukirana rwose. Urero niba mbitangiye bya biturutse ku budode bw'urugo. Numara gushaka wawe ntuzumva ko bitoroshye. Unshinyagurira amaye. Mushaka se. Umuntu agira imbogamizi nyinshi. Nibibazo rero bihoraho ngaho bikagushisha ugatangira kwiga kuvuga nabi no kurakazwa n'ubusa. Umushiho ugashora imizi. Gasa. Numara gushinga urwawe niho uzumva imyifatire yanjye cyane igendakaye. Sigaho se gukomeza kunshinyagurira. Ararara. Niba byari bitunganye vuba tugatungana ariko twabagore mushinyagurira abakobwa koko ngo tugire ngo urakomeje tuza muti. Aha. Tinda gato umushake akwanike. Maze utangire wicuza icyatumye wirukira kurongorwa. Ariko mufite. Burasuri utashya ntemagura ntitwashakanye ejo bundi. Hora yewe horaho kwirata. Nanjye byanjye byari bitunganye vuba. Naho ibyo bindi uvuga ntacyo bimbwiye. Kurira umugabo se nkarira ko kumushaka ari umuruho amaherezo araba yaye. Ntarirase. Ariko gahinda nakakurushaga muri iyi minsi. Ko sinari narihebye bikomeye narabuze ipfa na ruguru. Cyakora uyu munsi nabonye akandi ko kandi magatima da. Ese ko nabyo numva ari nk'inzozi. Ahubwo nibyo nagira ngo mugishe mu inama. Afise wintera ubwoba. Bise byo numvise byaba ari byo? Ni koko se? Kabagoro. Ntabwo ari bihuye nkuru ni mama. Ko ntacyo nsubiza se. Ngira niba ibyo numvise ari byo mu Kabagoro cyangwa se ari ibigambo by'abantu.
nibyo. Uratwite? Yego mana yanjye. Uratwite koko? Nibyo. Ndani muri ahubwo ku kwezi no kwa kane. Yego shenge. Ahubwo rero inkuru ibaye impamo. Nabi igicucu mama, nabi ikigoryi. Noneho ndabyumvise. Icyo wumvise tukavugira ku muti w'iryinyo ntaragusobanurira ibyanjye niki. Ugomba kuba wanyumvise nabi. Unsobanurira? Ndumiwe koko. Ndumiwe kuko njya w'ikigoryi w'umwasa mutagira icyo menya. Utazi ubucakura semenya ururo n'icyatsi. Mukabago ndumiwe koko. Unkoresha no ntabikekaga. Shyano ki? Yo, Mukabagoro. Bansekera simbimenye. Simenye byari byo gacuka we. Bancira amarenga sinkabyumve. Maze nkaba mbimenye nyuma y'igihe koko. Yewe, ndumiwe n'impamo y'Imana. Koko, umva ko bagira ngo iki? Ndanyukiwe pe. Ego, ufashwe ute? Ehe, bakwihorera. Ceceka washyano we. Sike. Nkozi y'ibi bitwikiriho urw'intama. Mbere ari ikirura. Sibaho. Uri igikoko pe. Uri umugome wambaye umugoma. Nta soni ukavuga. Ese uburanziza iki koko? Koko. Ngo ndakuziza iki? Yo. Mane, ni ishyano. Kuba nawe warakoze ishyano koko ukarikorera mu nzu yanjye. Ukantwarira umugabo ngo nanjye ncumbike za makobwa. Naho ni muke basinkabimenya. Arahagazwe. Baba, ego Mungu wanjye. Ndumiwe pe. Mutete, nawe ugeze? Wasaze se? No gusara nasara. Ayo magambo yose usukanuye uyavanye ku mutima koko. Yewe urambabaje pe. Wowe nteranye bene ako kagene. Isi yaroramye pe. Nimwe muyoreka. Yoramye se yoramye. Nagira ngo ndabwira umuvandimwe none ndaguhebye pe. Naje kukugisha inama. Warakererewe noneho. Ariko uguramura iki koko? Singibarwa nakubwiraga abanyandikiye. Nagira ngo uyisome none umbereye intatu utamenye ibirimo. Yo ngomba kumva nabyumvise. Nta kindi ngukeneyo. Aha. Reka gatinyuka kavuga. Kagira kamvire mu rugo. Cyo kinyendaro kitazankurura nakataraza. Reba ko amahano yadutashyemo. Umugabo asiga atanshihura. Yaransekeraga ambwira ibinyuze umutima. Yakitse ntawe utayikora mu nda. Sha, umunsi nageze mu rwanye nzagusubiza. Aha, ivugire maye. Vuga ibyo ushaka byose uri mu rwawe. Dirimo. Yewe, abagore muratangaje koko. Muri bamwe pe. Abagore, wese ubwo urireba ukabona uri iki? Kurimbura byose. Umva nuri umugore, nturi umukobwa. Ntacyo uri cyo pe. Uri kibura byose gusa ntacyo. Ariko ubwo nta soni ufite zo kunuka bene akakagene nkaho uri musiki ugoroye. Soni warazineye pe. Tete. Muteteri iki? Kwandi kose sindimbura byose nkawe. Sendi inkozi bitwara umugabo w'abandi. Ngoro umuvandimwe nanjye ngoro naho babuze. Ubwo hoje bacu nibabyumva kuko bazagira. Genda se. Se wowe wari ufite itagiye kuvuga. Cyane koko. Banegura nari nege banenge itirora. Wakwiyoroshya ko ntabahetse wo kuguheka. Ibyo ntiwabyitwaza ariko. Si kimwe se. Wowe ntese se we turi kumwe. Muri kumwe. Ntigeze mwe babandi nko kushaka gutwara uwanjye. Ngo bayiguteye yaragutwaye. Yabaye sinamenye wakwandura ugiye kwandagara indahiri nyarwege. Nabwo kandi bamukizeho igitugu. Ubu uri yese nyabo. Itonde di. Uretse nkubwire niwo nshatse urambona. Niko Mutete. Ntiwikoye. Umusaza we n'amatuti yawe bagatanga amayoga y'ubukwe. Maze sinamenya karongoro wataramutse. Ibyo ari byo byose narashingiwe. Wabwirwa n'ikisege kuwanjye atazantwara. Iruhukire rero azantunga. Nuko mbwiye ngo agiye kugucyura. Indese. Inama mwarayujuje ngo mugiye kubana. Sha, sinzi ko bizashoboka. Bihuzwa se ni Mukabagoro. Sinzi ko bizashoboka. Nanjye nzakabikeke. Mushi hasigaranya ntemera umwana atema umuboya atema umuyaya. Nawe ajya hagahenge uretse wowe wenyine utoneshejwe. Ni wowe uvugishwa neza, ni wowe areba neza, ni wowe wasekera. Aramaze. Naho nge simbimenye. Nabi igicucu mama, nabi igicucu. Ibyo ni wowe ubyihimbiye ariko ntabwo nigeze mvuga ko umwana ntitari umugabo wawe. Uramenye ndakwisabye. Ndabizi ko mugambirije kumpirika ngo nsungure. Sinshobora ari kuribeshya. Nako bose barabizi. Ariko Mukabagoro ntabwo uzahaba uribeshya. Tuzapima pe. Ni wenda no mu Gisaka nzagereyo. Uzinduke. Ntabwo uteze kunsimbura narimo. Ntabyo nkeneye. Gusabye gusa kuzinga karakawe kose ukamvira mu rugo nona. Bitaraba umwaka ndetse. Bitinyise nkarwotsa rukaba umuyonga. Ngaho rukongeze.
nihanganiye byinshi reka njye kumukangura mutumburure mu bwiza ukuri kose maze mbashyire hanze igihugu kibamenye kibote Mukabagoro urakoze aya ni amaherere n'impamo ndetse nakumiro pe ariko ubundi nabyukaga ngewe kuko narinje ngo tuyage duterane inkunga none reba ukuntu bigenze yizemo ko ngiye kumutwarira umugabo kandi yibeshya yewe nawe uzinuka ngo atahe ku mutima wundi kuko uriya mutetera mu wiki reka nyine ndebe ko natora agatotsi ariko ntabwo mbihamya nako ngiye kugisha umutima inama mbazije uko nkwiye kubigenza Imana kuki itanga ibyiza bicagase ibibazo Imana yanjye rwose ubigirira iki Rutabagisha amaze kunyandikira abwira iby'ubukwe narinzi ko agahinda gashize none reba amahumbu umutetero uri yanzanyeho ngo ngiye kumutwarira umugabo zahandura amaherezo Mbese waramutse waramutse nawe wabyutse mbese mbonye muvamo naryamire sinzi umuzimu wanteye umbuza gukanguka icyangombwa nuko wasinziriye neza nanjye naraye nshikagurika reka sinakubwira rwose warose iki warose Imana nishinyagurira dawe Mana se ko yereka bene amahirwe nanjye nayibona ko numvura mutsuganya se nk'umuzimu wo mwihemba aho ni mahire nukuri urimi rukunda kuvuga naho ubundi amahoro n'amahirwe byanjye biragirwa ku mashyi bitese kandi naraye ntunganye nako ntacyo nakubwira nzagutekereza amagambo amuna nayateguye neza ntafite ikiniga kuko umutima usobetse amaganya ndasobanura amagambo urashaka kumbwira se ibyo mwaraye mupfuye na muteteri iruhukire nabimenye byose nivyo rero ubu niyemeje kugenda nkabaha rugari mukibandirwa rugarama ujya he mukidagadura rwose mu rugo rwanyu mva ko ari giye gashubi wahuje kunezerwa reka nako noyayo noneho umugore wawe anyumvise yampamba ntawe hari ruhukire ntashobora kukumva kuko yagiye heze noneho se yaba yabonye nemaze kujya mu misara yego ajya mu misawe ntayo yagiyemo ahubwo iki ari kugira hino nkubwire undi hafi muteteri yagiye ibyo nabyumvise ko yagiye ahubwo warutereye kumbwira aho yerekeje yagiye iwabo ngo ubuzima bwa hano bwamunaniye ngo yantayira ariko ye abagore murasetsa koko cyangwa yagira ngo abone uko yisangira amacuti yagiye se koko Radio Rwanda yafunguye mu gitondo apakira agenda yewe unteye ubwoba n'ukuri uruhu runyerosotseho reka nanjye ngire ngende da aramusagarusa akansanga noneho yamwanya urasigira iki se ko yakumpaye yakunsigiye akunsindira none nawe utinda hafashe ni ngombwa kugenda ni hahandi hawe yakunkingiye byarangiye rwose igumira nakazi ke niba byari nibyo amahirwe yanjye abahinda oyo ngiye kugenda ntakabuza ntuzanyita umuntu ugitonda bigusabye rwose ariko urajyahe nta na rimwe nigeze ntekereza kubahimukira cyangwa se kubashakira icyabaviramo intonganya n'intandaro yo kwahukana impamvu ingana uruhu koko kubona ukuntu umuteteri rwose twabyirukanye akaba ndenganyije bigeze aha kandi nawe yihemukira yisenyera wimubabarira ngo indahanwirira ku mahano ni akazi ke rwose ntuzagire ikidodo ngo ni wowe udusengeye ntabwo twigeze twubaka rwose ngo rukomere naho ndetse twaratinze ngiye kubabisa mwiyunge nagira ngo kandi ngushimire ko mwancumbikiye reka nta gitangaza gihari cyo gushimwa uretse kuri mubyara wa muteteri n'undi wese ntitwamucumbikira dufite amikoro nubwo yaba ari rubanda ntaswe we watangaga umuki yo haramukaga igihe mu mibanire yanjye nawe ibyo ari byo byose mwarakoze nkaba kandi mboneyeho kanya ko kugusezera ariko ntusezera ntakwirukanye niba utanyirukanye umugore wawe yabigukoreye kandi ari we tuva indimwe akwirukane se niwe warwubatse yabikoze ariko icyamba baje guhusa nuko yanabikoranye ubupfura buke anyitwaraho nk'ikomo kandi bitari ngombwa wikwirirwa uhogora mwana wa mama
ubwira umwumva ntavunika. Byose ndabizi kandi ndi mukuru bihagije ku buryo ngomba kwifuturira ibintu. Nikose koko ngura twite. Wabimishiye siki? Kuki utabimbwiye? Genda barampemukiye rwose. Kubona mbibarirwa na mutetera nkina ku mubyimba ngo umwana n'uwanjye. Kwisare byinshi binanirana kuvugwa. Icyakora buri joro nateguraga amagambo yo kubibabwira. Nabyiyemeje neza maze bwacya ururimi rukagobwa nkabura aho nabituruka. Kuki utanyizera kandi uzi ukuntu ngukunda? Mbese nka uri mushiki wanjye natabaratewe. Umva, nijoro nibwo naringiye kubibwira muteteri ngo aze kubikugezaho. Mazaho kureka ngo umutekereze neza uko biteye ngo mubwire ibyanjye ko kunyandurukana. Ahita anyuka nabi ngo ngiye kugutwara da. Wishinyagura mugore mwiza. Wanyitwariye se maze ikibyimbye kikameneka. Ubuse kandi ninduje kuturogoya. Yewe reka njye gukara abadora amanywa arakambye hatagira unsanga asa n'akavurivundi. Ihomorero buranga se ubwo burana barabuhangamwe. Iruhukire rwose se ubwo ushakira mu mazi. Mbabarira de. Ariko nindi yakwitonza arashaka kumenera urugiha rurwo yigeze yafashe kubaka. Ndaje ngo ukingurire. Ese ubundi nindi? Ninjye Kanamugire. Ni wowe sha? Ni njyewe. Injira ntiyakinze. Hey. Kanamugire, ramba mwa. Komera. Tese sha. Ndaho. Wese wabonye uva mu buriri? Ndakasha. Saza gatwaraye twiroshyemo sanshegeshe. Ceceka. Ndumva umutwe wamenaguritse nta rugingo mfite rwose n'igitangaza. Ahubwo ndamukanye n'inzara. Ariko sha ntacyo ndebeye komeze nabi. Ariko ntuciye kubaye. Vara igikombe. Igitondo. Inkoko twaraye turibuza gushizemo. Sha witeta. Ariko ubu ntuzi ko umuhanga wo kurya arakarabye. Kire cyo mpereza wirebera gusa icyo ngikorera. Untemitse si cyariko. Macari we. Mahagareta ahubwo ibyo. Mukabaguru. Karame. Niba hari icyayi gihari nimuzanire Kanamugire. Reka ndebe. Ngo icyayi aha twataramiye mu kabari. Ntabwo ndi umuswayire. Reka da niwe biro hamwe yamiriro. Ariko burya nabo numva ngo hari ukuntu bacisha. Ngo bacinyama akantu da. Kawisiki. Hose icyayi. Reka da. Tekereza rero tuze kujya gusengera kuko ntabona ubuntu ku kabari. Wa mwana se. Cyangwa muramu wawe sinumvise umuhamagaro. Have sha. Umwana nkuriya wamutumiza ku kabari. Wabuzwa se niki? Mwene uriya ni ukumutuma amata cyangwa amazi ya nyanja sha. Ariko sha sinamenye. Ariko sha umenye ngo yaba twite koko. Aratwite nyine. Hanyuma se bibare bahwiki. Cyangwa bibari hehe? Dorere. Ese ko murengera cyane aho none ko kumwana se wawe ra baka nkuko babivuga. Yewe ereka n'ubundi singushira amakenga. Sonde hari inkoterara mu nyama. Gihorere. Iyi jya kubiyange nta gahinda mafite. Ntacyo kubya ntikiriya kirara ngo nirutabagisha kizamutera inda. Se uri azamurongorara. Nzaba ndeba. Biriya byane biba byaravukiye mu mafaranga wagira ngo hari nicyo byitaho. Amaze se kuzitera bangaye. Nakateye. Nagitangaza. Amaze kuzitera bangahe sakangari k'abakobwa. Nese mukabagura azabarusha icy'abandi bakobwa. Cyatuma rutabagisha murongora. Yewe nzaba mbarirwa. Azamurongora rero yarabimubwiye. Sha ngo hagati utazarya kuko karibwa n'abandi. Ukuntu nakunze uriya mwana sinari wo kumugira. Igendere shenge uzigirira umugisha mwinshi. Erega sha waratwawe koko. Bari barasurabizi. Nese urabona azamurongora twituwe abandi. Naramenyereye ndeka sha. Ndeka utanyibutsa urushako. Ese nyine muteteri ko adakoma yagiye. Noneho menya byarangiye yagiye ubutazagaruka. Reka se. Twaraye dushwanye bikabije none ngo yatumutse. Byagenze bite se kandi? Burya tumaze gutandukana nijoro. Dore ko nari nihagiye akayoga kandimo. Ngeze ntibyaruko. Nageze hano usanga turamye ngo rantegerejera. Sha turasamuranya biza gukomera sakindiza kubyara ikindi. Ubwo se cyo nicyo mwapfuye? Icyaje kubizambya byose nuko yaje kumbwira ngo agiye kwirukana mu kabagorora ngo atazamusimbura. Sha turatukana koko. Turacyurirana bibu mwaka umaze ivura ibura gatebo. Yampaye inka. Erega byacitse uko mbyumva. Barasura bizi. Sha burya akayoga n'ingenzi pe. Gatera ishema n'akanyabugabo. Ibyo birasanzwe. Narayimubwije inani na rimwe
ndamukurugutura koko mubwira impigi n'akayihatsi maze asanze namuzengurutse wese ati ndagiye none yafashe ijambo arampima nawe utigenda rwose nagende rwose igitangaza mwumvisha ndetse ko atagomba kongera kunkandagiza igitugu cya bene wabo bakinshyizeho cya gihugu byararangiye nabonye ndepanda wa mugani w'aba basaza ngibyo ibyanjye na muteteri sijya ngo sagatangaza yazindutse yarubika hafata n'umwana we nduzi ko atari uwanjye maze barashogoshera baragenda ngo agiye hese ibyo ntibinciriye ikote mabwirwe n'iki sinzi aho yatorongereye abagore n'igitangaza nabagumye yenda nabona agahenge k'iminsi ibiri ahari yagiye iwabo cyangwa yagiye mu macuti yamusenyera ngo aramushyigikiye ariko noneho umenya byarangiye uribeshya cyane birazagaruka pe ntibishoboka simbizi namucyuriye nuko yabuze aho acari kuri gita yarayatanze impongano z'ibyaha yakoze kubeshya ni kubi yewe azagaruka sindabura ndagena nzaba ndeba niba hari icyo utazi burya gira umugabo umutunze bakabana bakubaka rugakomera uwo binaniye abaruharwa akitwa indaya ake kagashoboka agaho kakaba kabonye umunyutsi ubwo se agiye akibana sibwo yaba amerewe neza reka dani bishoboka mbabarira bene wabo bakamufasha n'inshuti ze zikabona inzira iziramaho ubwo se yaje bene wabo batabafite igenda umva aribwo yamererwa neza da aho kwiririrwa no kurarira inturo zanjye muhata yewe icyo wibeshyaho rero nuko igihe yaba yibana izo nshuti ze zikomeye zamucikaho burundu zimucikaho kandi zimubonyeho urwaho zikagenda nka mutumo wa kinyoni nyine buriya bamusura mu mizo ya mbere ariko nyuma bakamurambirwa bakamusigira buriya bamuhamagara akabwira ibyo byo umunyu wabunze witwa ifu none se azasuzugurika kuko adafite umugabo umutunzi bamwubahiraga ko ari muka runaka igihe rero yibana ntazaba akitwa umubyeyi azitwa ruraya ngo tugire ngo se buriya yifuza ko twagumana wagira ngo se aha simbi hamwe yewe ubwo uririrwa ubishidikanya rero ariko sha uzi ko ukiri umwana koko burya w'amaso ntaguha inkumi isigaye ishaka umusore isaba ikitangira inkwano ari ukugira ngo ikunde ibone umugabo none wowe ukiraza Nyanza yewe bashatse wabyihorera wa mugabo we gushaka nabi birutwa no kurorera ukibera umusongareri inkumi rero ibyo ntizibikangwa cyangwa wakwihereyeho mutetero umurongora ku gitugu wabonaga mukwiranye mureshya wibinyibutsa sha ariko ho kugira ngo abyaye ikinyendaro ntibakoze uko bashoboye kose bakamugutsendera ukamwangura ndeka ko ari byarangiye se shaho uretse ngo ushanyize urundi rugero rero ntuzi ko amaze kwahukana kabiri kose ajya kwa basaza be ariko bakamuhinda akagaruka kuki kwanga ko yandagara kitwa icyomanzi cyananiwe amazu ndemeza neza ko azagaruka bidatinze abagore we ntubazura babarirwa tubita ibicucu nyamara urya kenshi baturusha gutekereza baturusha iyeri horashaho no kwashatse neza sorwa umwe n'umwana w'umunyarwanda hari igihe tudatungana se ariko turigorora erega burya kubana no kwihanganirana cyakora sizigorora ku mugore ngo nkunde ndamuke erega sinavuze kumupfukama imbere ngo urasaba imbabazi kirazira nta mugabo hakirizwa ku mugore kirazira koko kiretse uwo bahunitse yagusuzugura pe akaguhindura imbwa nukwikaza da ariko kandi shaho burya iyo ari wowe uri mu makosa hari ukuntu wihohora mu cyayenge umuvugisha neza umushyeshyenga maze ukamwigarurira yari yarakaye erega burya ntago barushya banyurwa amanuma ndeka shaho ugenda gatoya ubu wenda yagiye kunshakira ibinkuraho kubera incyuro za nijoro ngo aragatoye ho gatoye suti isuzi ko asigaye azi no kujya kuraguza niyo wabimenya se sinzi wamenye akabanga mburira ngo ndamutunge indi menge ariko zijya atabikoze n'iryari yego gusa ntiwari ubizi reka da muteteri waragurira akiri umukobwa ngo arizinguza erega ndabizi wabo bafite umupfumu none se nyine ubwo baramutumiza ni ngombwa hari nubwo njya muri azani ni Kigali uwo mupfumu ze kwa musaza we no muri bariya bose bakomeye umva nawe baba barwana ku bukungu bwabo ngo butayoyoka baraterekera bagatereka bakabandwa ariko sinakubwira rimwe rero reka bazabinkoze ngo barashaka kumuzana iwanjye
nari mbishe kubeshya ni kubi ntibajyana amahano hirya yewe nguraba yirukana yewe nutaraguza azakuraguriza ahari wenda umenya aricyo nzira iyi nduri idahosha ikabicurwa n'abazimu ibyo ni akazi kawera kami ka muntu n'umutima yewe ntiwanenga umuntu ngo yaraguje rega kugeze wakumva ko ari bibi ese bimaze iki sha iyo utewe uritabara da cyangwa ugatabaza umupfumu akaguhanura akakugira inama reka uretse nyine ko benshi baba ari abaryi ariko ubundi buryo abahanuzi babaho da barahoze na Bibiliya irabemera ni akazi kabo jye sinzara gusa nibyo abantu b'abasenzi n'ijiji yewe gaye ariko ntiwiyemera ariko rasura bita ibicucu uzi ko bose bahagurutse ariko mperutse no gusoma ibitabo bavugamo sinshaka kubimenya bigumane n'abapfumu bawe ngaho reka tubireke twivugira ibindi hese ubundi byerizanye ndazinywa ryari none ntibwakeye kandi reka njye gukaraba nambare dusohoke ahubwo uyu munsi ndarya muri restaurant kuko nta wundi muntu uri hano twari gusangira mukabagorora se abaramusemaye nawe nta hari yambiye ko ajya gusura fiancé we ubwo ye fiancé ariko abakobwa bo baragashize koko umukobwa ajya kwirirwa ku musore batarashakana byagenze bite koko kandi be mudahana hakiri kare harya ngo n'uruzunguzungu nzaba ndora ngo barategura iby'ubukwe bwabora aha ngo biri hafi ni imirimo yabo shenge ibyo ntibindeba naho zigenda ukora ibyo ngibyo nyine ukarabivuze tugende ihangane ndaje turashana ifitiye umwuma iryo bazana mbere ndarimira bungu ridapfunduye ndumva nashize pe nawe urakabye oya ntabwo ari ukubeshya ibihaha biraka reka kanguka kanguka ndumva kanguka mubwire kanguka yewe ayiwe urankanze kuko usakora iki hano ariko urasinzira ntiwicure humura ubusa n'igihe ki humura itonde kuki sanyinjiriye mu cyumba humura rwose itonde tuzi sinkurya humura sinkwakura gusabye imbabazi sinzabyongera wigira ubwoba rero ntacyo ngutwara humura ndashaka ko tuganira rwose ndumva ry'imwe kandi ndababaye cyane bikabije ubusa bundi ijoro rigeze ese ubundi n'isaha ki ni nijoro nari nkeneye ko tuvugana babara rwose wo kundakarira ntabwo ndakaye ahubwo ndatangaza no kuntu utinyuka kunyinjira mu cyumba kandi nta na rimwe byigeze biba ukabyiza ubu erega sijye nanjye maze ugahengera umugore wawe adahari cyangwa wasinze ntabwo nasinzi wintererana ngo mpinde nk'uwo nashatse ushaka kunyanika nako baramushakiye ariko ibyo yagerageje kubyivanamo koko mu kubaka erega biraruhije umubabaro mfite kuko ungana ikivu ndeka tube tuganira ndebe ko nacumira ijoro naryamye ariko nabuze ibitotsi nzi neza hano iruhande rwawe ko mbona agahenge umva agenda uryame tuzaganira ejo habona sijya watumye utaha utinze ugasanga naryamye sigaho kumpinda ntabwo ndi igikoko uzi neza ko nkubaha twarabanye kuva kera mbere yuko menyana na Muteteri ndagukunda rwose bidasubirwaho ariko Imana ntiyashatse ko duhuza amayira injongo yaturungurutse sinzi aho yaturutse koko maze rushore ritaye yanjye ishore y'uya mugore ugiye gutuma nicuza kubaka erega nta hatagira ibibazo wikomeza gucika ururondogoro umuntu arihangana iminsi ntihora isa kandi si wowe wenyine ubwo se utangiye kunyigisha ugomba kumva ko iminsi mibi ntawe uyicuraho undi reka kwinuba rero ngo waragatoye ubaye se iki ninjye ubizi harya ubwo ngo bari kugufunga iyo utarongora Muteteri ngaho rero reka kwijijisha byose niwe byaturutseho kubuhe buryo igihe nta kugiza abandi bose bari kimwe imbere yanjye mbabarira ibyanyu turabizi di ikintera agahinda kikanyica ni umwana nabyaranye na Mariana ese maye burya umwana wa Mariana koko ni uwawe nanjye mbikenge ariko se urinda kwicuza wabaye waramurongoraga sinigeze mukunda byo kumutunga ni wowe nari ntegereje untegereza se nagiye he
ntiwandebaga nanjye Imana yarampanye ndibuka kera nza kubasura ubana na Muteteri nkamwaragurika nabuze icyo nkubwira kandi nkureba nkanegekara bari kwa magambo akambera ingumi ko wabonaga se ubwira Muteteri naye wanteye utwatsi ngo mvugisha Muteteri kandi byabaga ari ukumumwariraho gusa niwe nabaganje gusura ndibuka nguhobera nkaguhonyora ibirenge kubera ikimwaro yewe ntawabibara koko ariko hagatahuza uko byagenze igihe hatwitaga amazi iminsi ansura yaranyihasi inama zirakorwa ubwo nkamurongora kuko bidatinze abagabo bararya kuko imbwa zikishyura ariko abagabo muri babi igihe se wahemukiraga Mariya nukamutana umwana akicwa n'agahinda kandi agukunda ubwo se wamugiriraga neza yewe burya Imana ihora ihoze koko yarampanye koko ndabyemeye narebwiraga ngo sinarongora uwo ntakunda icyo gihe koko nari ntaramenya ukuri k'ubuzima gukora icyo umutima udashaka umusesinderera abandi uwo nibyariye yicwa n'inzara wabujwe nande se kumurera cyangwa arinda yicwa n'inzara nyina ntakorera amafaranga yamutaye wabo se ngo nyirakuru narere batazamenya ko yabyaye Madama Zero barikaraga mu mujyi nta gahinda da naho umwana arapfukira mu giturage atarya ngo ahage kuzi ko ari wawe se wazamuzanye ukamurera nturi se ntako ntagize byaranze none naranyukiwe ndekereye agahinda kanjugunyura ijoro n'umunsi yewe ntako nabigenza reka noya yo niko ese habarya wibyaye bigezehe twarabirangije bazasaba muri Nyakanga bahite bakwa tujye no mu rukiko mu kiliziya tuzaba tujyayo nyuma kucecetse se ntabwo wishimiye ko ngiye gushyingirwa cyangwa uranyifuriza ibyakubayeho ntibikakubeho biganza byiza ntugashake ngo umere nkatwe rwose ukwiye gushya mu karushinga rukaguma ukicaza amabuno yombi ugatunga ugatunganirwa ukabyara ugaheka ugasubiza ingobyi umugongo nakwifurizaga kuzabyara ugaheka kobwa ugaheka hungu ndabigushimiye uzashimwa n'uzagutunga ariko sinshidikanya rwose ko uzamunyura kubera ubupfura bukuranga ntugire inabi mu bana ntukangaranye abagutabaza yego se ntuheza waje bakugana uzira inzika iranga abatindi komerezaho ariko ye ntuntake uzira ukurenganyiriza abawe abana bawe bazahirwa koko bazateteshwa batoneshwa kuko uzababera umubyeyi nyamubyeyi ese noneho watewe cyangwa urarota n'agahinda kamvugisha menshi ibyo nkubwira n'ibyo nifuzaga kuzagirira mu rugo rwanjye ariko Imana ikamera abantu yaritonze kuko impamu kitozi ingenera umugore uteye ukundi utera intugunda ihangane rero ngo ntacyo namutwara ndusha amaboko avuka heza nyamara kandi buri yaribeshye umukobwa w'umupfu yirahira imfizi yasi we mukabiriza nawe kuko je dutongana yaranyishe sinzi icyo nari nkuvuza naba arantarutsa ubwo se zikikwereka ko agukunda yego nkunda we igishegabo cy'umugore isuzi n'ikindi ambajije ko twite namwemereye ko ari yanjye nta shitida naza ariyasira ye ararikokera koko reka sinakubwira kugeza bamubeshya umbeshyira wagira ngo se nsubize ikiyo shitani ko yaraje abinyemeza murekeraho nawe dore gihe bamutobeye niba umuhazi utakimushaka ubyiyemeje neza uzamusende mu kinyabupfura aho kumusiga ubugoma adafite ngaho rero wamurengera none inkoni ikubise mu cyebu yirenze urugo buriya se wowe ntiwamubeshye ego ko wenda n'uwanjye niko azangira ariko ntacyo urukundo mukunda ruzabona intwaro sinzatsindwa we kuko rero atigeze akunda burya kwihangana biramunanira ahubwo buriya aba nkoba nahindukira kamama namusekera kansekera nawe wamwishyizemo ku buryo udashaka kumwihanganira ariko nakwihanganira umugore ushiha ntacyo ashobora kunkorera gitunganye nuko wamwishyizemo nyine ndabona rero usa n'uwubatse urukuta hagati yanyu gerageza urusenye maze mushyikirane ubwo icyo akubwiye ucyumva ukundi icyo agusabye ukamujugunyira ukamutega imitego ngo afatwe imwe akayigwamo indi akayisimbuka ukamuryoza ibyo yakoze n'ibyo atazi aha yewe abagabo namwiyenza nk'abana reka shaho usigaho reka kwihanganira Muteteri n'umusaraba ese ko kera umugabo bamushakiraga umugore bakubakana ndetse bakanasaza n'abatari baziranye reka ibyo ni ibya kera nawe yego nanjye simbivugira gushyigikira uwo muco wa kera ariko n'urugero rukwereka ko kwihanganira nari ingenzi ni umuco mwiza w'abanyarwanda ariko ndareba ngasanga isi yarahindutse ntawe ukibasha kwihanganira undi umwana ararya nyina umubyeyi aratema umwana umukozi aritera agashaka gusumba umutegeka
umukoresha agakandamiza uri mugufi ngo amwereke ko azi gutegeka mbese ntawe ukiyoroshya bose bashinze ijosi. Ibyo ndabyumva. Nzaba ndeba. Yewe ibyo ndabyumva ariko sinshaka ko muteterangiragaho bahingana ngo nuko amaze gushyama mu rugo rwanjye. Yariteretse rero sinakubwira. Sinzi icyo nabamarira mwembi ngo mugire ituze n'umutekano. Icyakora kwiyoroshya ni byiza da. Nubona aje kugana gusaba imbabazi uzamubabarire nzi ko agukunda jewe. Ankunda? Ankunda ati? Nawe niga muri imisa atangiye no guhinduka. Yisubiyeho ku buryo budasubizwaho da. Mbabarira kabaye twende ntikoga. Cyakora agengiye kubabisa mu bakurwanya mu ruvugurure. Uwo nayo mu cyazambabarire ntazanyitwareho mwikoma. Numva nani bareka nsinzire mbabarire. Mbabarira ari we naraje ijoro ngo ndagutura amagorwa yanjye. Erega n'igihe mugabo mukaga bavuze. Cyakora ndumva nduhutse. Turaganiriye unyuka umwuka mwiza none reka nkureke wisinzirire. Ngaho muramuke. Ariko uzahora uzirikana rwose ko irembo ryanjye rihora ryuguruye. Si byo se? Igihe uzaba unkeneye rwose nzagufasha n'imbaraga zanjye kuzingana. Urumva? Erega ndacyagukunda kandi nkakubaha. Urakoze cyane rwose umpaye umuti w'ibitotsi. Uri nka mushiki wanjye ntagize. Yewe ngaho uramuke. Uraraharyana. Uraraharyana nawe. Ahataryana harara umwanzi. Mukamwi. Erega ntaho uhari. Ariko uramushakira iki ngo nkiguhereze? Nagira ngo nzaniraho amazi yo gukaraba. Yewe reka njye kureba. Ego akabindi kari barangura. Nta mazi arimo. Erega Mukamwiza yagiye atavomye. Ariko nk'ubwo uwo mukobwa aba yuhuhiye. Aha. Uwo mukobwa wawe udahana akaba atangiye kwigira icyomanzi. Nzaba ndeba. Erega numvise ambwira ngo agiye ku maduka. Ariko ayo maduka ahoramo aba yagiye gukora yiki. Ahera ko atazamukoma ihangwa agakura yimbwa yiruka. Nzaba ndeba. Naratwara inda y'indaro nka mukuru we. Nzaba ntazi kureba. Eba nawe yabonye umwanguro. Byose ga nugutayanjwa. Mukuru wese simba nurushaka rumunaniye. Nabonye azatarwambaye. Amaye nka sebumba. Yaraje ntimwambwira. Ariko kugasuzugura umusigaranye. Bakubwiraga se bakuvanye hehe? Ni wari wagiye iyo zahiye? Aho mpindukiriye se kuki mutambwiye? Bintere. Yewe noneho gatura mwakwa. Iyi cyamugejeje hano da. Kwagira ngo yarakubitiwe. Ngo na amahoro se ariko yamuzanye. Nta mahoro ntayo. Ntayo rwose. Nabonye azabogoza. None ubu yazindutse ajya kuzana Rutikanga ngo amuterere utuyuze. Ngo abaye iki se umwana wanjye? Mugose kandi yamudishye. Ariko bumbura uvuge. Acitse ururimi. Ngo bitese kandi. Ariko ndavuga iki ko yaje adutura amarira ngo umugabo yamunaniye. Uze kumwibariza ndetse ubu ngo barenda no guhindukira agaruka. Yemwe bana. Aho wenda bose bo baje. Umenya ari bo baje. Mahemu. Muraho Rutika. Komezuze. Ndaho. Rutikanga nkuru zindi zabaye ntongo ndaho. Komera rubane nto. Niko mbyumva. Ndacyari kimensi misambi gahiga nkano yijisho. Tayana Kamayire se niwe wabikwibwirira. Raho Kamayire. Muracyabaho neza. Komera. Mukomere. Gira umugabo. Ndamushimye. Ariko wamwitinda mukugize. Ubugira ngo nakunanirwa nubwo nshaje. Amashyengo ni yayandi. Murakomeza ariko. Shobora rero. Turaho. Kugerageza tukarushya iminsi. Nta mahoro se ariko Rutika. Twaho tambuka wicare. Ntaye. Yampaye. Mbere Kamayire. Reba muri ka gacuma ko haba hari kirimo. Mwakire. Akira Rutika. Yakoze. Turaho. N'ibirwara. Ko ntabwo. Nsize ntindikiye wa mukecuru wanjye ari kubuki. Ararwaye.
hanze gupfa no gukira. ese nyine ageze kuki Reka rwose ntabwo ari kubuca. Ndetse nabuze ko yanze gupfa no gukira. aho kuriya ndwara yewe ayirwaye iminsi wenda n'izabukuru zirimo ntacyazambye isaso gusa ariko nyine ageze aharenga. Mva akira sinari nagiye kubasura bitewe ahubwo n'uriya mwana wajanganyira agakubita Mariya wanjye rwose, none nagira ngo turebe ko twamugeragereza. Nahisemo rwose kuza kwishakira ngo twivuganire. reka n'ubundi uriya n'umwana ntiyabivamo wenyine. mbe Kamaye uwo mwana ari hehe? muteteri we ariko ari hera sinimwabonanye yewe muteteri waje ukaramutsa so reka njye kureba icyo ahugiyeho. niko muteteri ugiye kuki gituma utaza kuramutsa so? uragira ngo waba nyitukira ngo nakureze nabi? Daje nari ngitongana na Mukamwiza witotombaga ngo yaje Kigali kunsurara. Ibyo byihorere n'amabanga turaba tubisubiramo. Niko muteteri kubona umwana naza gusanga gufitiye ubwuzu maze wowe ukanga ko aguhobera ukamukora imbagara nta soni. Kubona ngo umuhisha mu gikari boshye umuja. Yego agira ngo se mutereke muri saro boshye mutako. Kirori mbonya cyangwa wanze ko abasirimu bawe bamubona bakamenya ko muva indimwe. Yaho papa ubwo so ubupfura no gusebya bakubyaye nyabusa. Niko muteteri ko ndeba wahishe Mukamwiza muvukana akiri muto. Nyoko senyuriya wazinze ubunyukwe nazo uzamupfurika he kandi arwaye kuza. Ariko bo bansura mba nabatumiye siki maze ndabihanye bose nabo kunyongera ibibazo gusabanduye. Ubuka bagashogoshera ngo baje ko mwana wa Kampaya nawe umukobwa cyose muti ubwo urumva uzigeza he nayo marere imikurano simbanyisho. Erega shenge nta rutuguru kurango rusumba ijosi kandi arashyuha ntibagirwe waba wambeho. Maze byose byo byanzinduye kanigire kure ibyo bakora nibyo binyibabarije bindi ntacyo bimbwiye. Nibyo koko gira ubasange batarambirwa. Ariko rero umwana wanjye nutisamuza gusandara. Umenye ko agasuzugura ari umwanzi w'umutekano kakaba ikivumbikisho cy'urwangano n'inzika idacika. Ngaho tusanga abo basaza erega ni naho bihera kubona igihe wazyuka butararamutsa so ariko ntabwo uzubiguteye yewe. Dore ngaho ndagiye utamenshire genda wapfuye uhagase. Mutete mwana uraho? Yego aho aziye amahoro. Yego ariko siko kone mwe mukibonana nibwo tukibonana da. Niyo cyare kuri agasambi icara ku iki kirago mwana icare inda ngaho. Nda mwana we natanga imbuto. Aseka mutetera agatetera umugabo yashatse sinamenye. Amahoro ahinda mwabo bazatunganirwa. Mutetera n'umugabo we bazira umwanzi, bazira umurozi, bazira umugome n'umugambanyi, bazira umuzimu w'umugore, bazira umuzimu w'umugabo, bazira umuzimu ugambiriye kwakindura. Wabonye bwa n'inko akada bafite uhagarike rwose ntacyo babaye rwose barakomeye bafite amagara mazima. Hano ngere nzi yarageze. Mutetera arasekera umugabo Mahoro arahinda mwabo bazasazana babyane kobwa babyane hungu maze bashyame bagubwe neza. Mutetera teteriwe azicaza amabuno yomba akikiye ku bibero. Kata nta mishyamire rwose. Sinunzuzi rwose kata nta mishyamire rwose. Nta mishyamire ya Muteteri. Ariko se rutarika zuzi ko mbona rimbi
twongere tugerageze twumve. Ngero urebe. Mutetera amahoro yavutswa n'umugome w'umugore. Arazira umurozi w'umukobwa umugirira ishyari. Arazira umurozi w'umukobwa umugirira ishyari ko yamutanze umugabo. Y'ubushora Muteteri. Nunzuzi urabona rwanimpa. Reka rwose. Ntabwo ari we. Ngaho Muteteri igihe ubushora. uwo mugome w'umurozi ni Mukabagoro akaba agiye kuntwara umugaro. Ngera wuhiri. Ngo ngire ne? Ongera utange imbuto wa gicucu. Ariko ntibiteranyirize ubusa mwana wanjye. Mukabagoro intama y'Imana yakurugira iki? Ubwo urabona ko umuntu muvindimwe yabaguhura iki? Mukabagorora. Uri umurozi. Uri gicuciye imbuzi. Ntukanga umwana ntutinya umwangavu. Umusore ntumurebe izuba. Inkumi nziza zikoma ihangu. Ntutinya umugabo ugahekura ababyeyi. Ntawe ukira kari urutega. Ayo murozi yahabwa na nyoko. Nagutoje uwo mwuga. Niba rero waroze umugenzi wawe Muteteri, ukamuha umuhurwe ngo umugabo muhurwe, ukamuha umwanjye ngo umugabo mwanjye, ari we watwara. Niba warabikoze utyo, yerekane. Nibigaragare dufate ibara ryawe muri indabo. Wabonye rwanintwa? Azibonye. Ntababwira. Ubwo se we nabeshyaga. Ashwe. Mutika. Zintazi kuzitera. Ariko ndabona zera zigira zitingari. Numwere pe. Nta nubwo yabirota mu nzozi. Yewe mukobwa. Shakira mu bandi Mukabagorora yera de. Unkozi bibisi yo yanduze. Ceceka wita ukundi mukobwa kandi ari umuvandimwe wawe. Umukobwa se umukobwa ki? Nta twita uwinda sinyarwege. Kandi akaba yegeka kuri sinamenye. Yego baba. Uravuga yo mwana wanjye kubera agahinda. Uravuga ya nyakurekwa kubera umubabaro uceceka. Ndacyo twongere tugerageze. Tubiburagoze turebe maze yishirira agahinda. Nongera mwana wa. Ngera wuhire. Ngaho ngiye utanga indi buto. Mukabagorora kuri we. Atwita umwana basinamenye. Barakundana biyemeje kubana. Maze uburiri bwa Muteteri bugatetaho Mukabagorora. Akaho umugore ugorora wanjye abandi akamwitwarira. Ngaho niboneke bure indago. Oyada. Oya rwose. Ntabwo nabwo ni ntwa. Ntabwo rero rwose. Ndabona abantu bakundana n'umama gusa. Ako ntabwo bahusha amayira pe. Yewe n'umwana ntabwo ari uwe. Ntazamutwara ariko ubusa. Byari byo byose. Rekeraho kwiyamira. Ubuse dufashe ikibutika. Urabona sindi uriho idasiba. Idahosha ituruka ku kikuku. Uruhanze. Uruhanga rwa sogokuru mve hejuru Imana ngo adata mutemba sibo. Ndagira ngo ndakurire uyu mwana. Nimunyere kibara ndaguye. Turashaka igitera indeshye mu rugo rwe. Turashaka igitera induri dahosha ngo nagenda sekira umugabo yashatse nk'abandi bateka rugori. Yewe ndeka nabase. Nimubinyereke ababyeyi beza. Nuduhibara muri indago. Wabonyerwa n'intwara? Ndazibona. Dore umukobwa ushaka umuterekero. Dore umukobwa apfanya agahina nka saruhara rwa nkumukomo. Yapfanye ishyari yapfunyikirwe kimwaro. Agushyanga inyuma y'ishyamba. Dore ni utendeshye mu rugo rwa Muteteri. Arashaka umugabo. Ntarikenga. Ni cyacyohe Mukamitari watwaye inda y'indaro bakamwohera. Na mbere hose bari bamumbwiga. None se kandi dore. Si wewe wenyine mundaguriye. Ariko arashakira iki ku mwana. Na mbere hose niwe wamuteye umwako. Amugenda aho atuma twayindaro nkawe. Ibuye yagaragaye se kandi
turamuterekera tumuha ibyo ashaka maze acubye uburakari katurebe nangwa ya data mutemba siga gusa byo sindira muteteri nyereka ibara rye duterekere muteteri akubwe neza Mukamitari tugusabye ituze bashaka ko bakwibuka bazabigukorera uyu munsi ndetse bitari kera ngaho twereke ko uzava kuri mutetero ukamuha amahoro akagubwa neza agasekera urwo yashakiwe umaze kwakira umuterekero yego se ahubwo uriyo nturiba inzuzi ndaziteye ruti baririmba mu mihigo dore ngizi inzuzi ntazi nongera gutera reka ahubwo tubanze ducyura ubuhoro maze dutekerere uyu mwana nakora byikorera urabizi si byose ngira ngo mutere hakiri kare njya kureba wa mukecuru waheze mu kirago nibyo kuko ubwo se nyine rutika wasobanurira uko ndi bubigenze ariko ukanenwa nawe ngari utyo ntabwo ubizi ntabwo bibizi rwose urashaka inzoga mu gacuma ibishyimbo by'inkarago ku kibabi cy'umutabataba hanyuma rero bihe mutetera bitange gute se kandi ariko ye urabishyiraho usa kwereka yewe ntabwo birwaye rwose urabiterekaho wibakiwe umukobwa nyine ugomba kubaka se rutika bikorwa n'inkuba suko ntangaza rwose n'ubwo uri mukuru urareba aho umutegurira nyine hanyuma uburyo uti Mukamitari umukobwa mwiza ngwini wawe wumvise uti Mukamitari umukobwa mwiza ngwini wawe dore urugo rwawe se kagororoka tugahaye urugo uti niba ya mugore mutetere n'umuja wawe no ukamirwa niba ubiganza bigahamariza se kagororoka turakwisabira ituze mutetere nagira amahirwe azakwitura azakubagira basya umutsima dore ntubaje kugutura wumvise aho rero niho mutetere aza gutanga rya gaburo inzoga urumva ukaninwa wumvise muteteri ndumva naho rero agakobwa we ukagira uti dore inzoga yawe dore ibiryo shyira bizana byitakumeho uti dore ndi umuja wawe ngwino ufungure mugore mwiza genda kwisabira umutekano ndagusenga amahoro mu rugo rwanjye wabyumvise iruhukira ubwira wumva ntavunika ntabyumvise ahubwo umuntu ndiye kubikora ngo mpite ntaha dore uranije sinzi ko mbona imodoka urayibona rwose nta mukobwa uva wamuterekeye ngo agire ikibazo mu nzira yewe ntuhagarara kuyibona rwose umurabyo atinda imodoka zo amatagisi sinabonye yarabaye urufaya ninjye wabaje ahubwo jya ugenda urw'amaguru kandi nshaje ahubwo reka ngende ne gutinda ndete karama hari icyo nari nibagiye kukubwira nugera imuhira maze gusasa uvuge uhagaze imbere y'uburiri bwawe ari nawe ukora kuri ivure mu buryamo bwawe ugira uti utemuka ari n'umukande Mukamitari uti Mukamitari umugore mwiza ngwino uryame ku buriri bwawe dore nashashe ngwino biruhukire n'umugabo wawe sinamenye nibyo nta bindi ariko uramenye ntuze kuryama mbere y'umugabo wawe gusa najya kuryama ndasigara nicaye reka da yankingira na se kandi nshaka ko twiyungira ijoro simbabujije hakiri batoze data ariko umenye ibyo ari byo byose utangiye ku buriri uburiri ibyo bikerereza muyikoresha mu cyumba ibyo nta bindi ruganintwa uwo mukobwa amukorera ibyo ngibyo nibyo bakoze rutikanga reka nguherekeze yewe ndihuta mfite abashyitsi muhira kureba n'uwo mukecuru urabeho mama ngaho murakoze reka ngende nibaguherekeze bitunganye buriya nta mukobwa turi kubaho bamutekereye ngo byaba mu nzira nanjye mpise ngenda
mama se niba mutegereza ubwo turahura musezereho nuko ngaho mubeho nzanumva mbe muteteri we karame mbese wanyuze he ko nagushatse sinkubona yewe twanyuranye nacyamye yo kwa Bukura ego hagarara se ngusezerewe erega mama muracyari agakumi uracyabasha no kwiruka wishinyagurira urumva ndaturagurwa nk'imbwa y'impigi none ngo ndiza amakumi ndabyina mvamo nyamara nibyo ntahuriye na nyirakaje mukanyamugana kandi umurusha imyaka ra rekera hose nyine kunyogeza ndaza guhimbarwa ngaca ikibungo maze ngakubaka jose yewe ngaho duhagarare gato yuruhuke oya nyabo sinshaka kugutinza udasanga imodoka zagusiza ukongera ukarara yewe ibyo nibyo wa mugani wasanga barutashyemo erega shinge umugabo n'umwana wundi koko ngo utamuza aramubwira ngo merekeza njye kunywa hanyuma se byagenze biti muhira arambeshya nkubise cyase muhanuka none nditahiye so wese wamwizaniye amfunyikiye amazi reka ngende twaterekereye ambwira n'ibindi nkorere muhira nuko ndapfa kugerageza aho ntiyagupfunyikiye ibiti bakaza kubikwirukanana reka da ni amagambo mvuga nterekera gusa yewe mwana wa reka byose ni ugutayanjwa n'amashyengo gusa njya mbona so ajya aho ngaho akanjagizwa ariko simpamya ko hari icyo bimaze si we wenyine kandi bose mbona banjagizwa baterekera babandwa yewe sinamenya none se wagira ute gusa urumva nabireka ni ugupfa kugerageza nakubwira iki yewe erega icy'ingenzi cyakugirira akamaro ni ugutakamba ugasaba imbabazi ukamwihohoraho ukamwemerera amakosa yose maze nawe akabona ko ushaka kwisubiraho burya abagabo bakunda umugore wiyoroshya genda rero umuhendahende umuguyaguye umwubaha umukunda umwihanganire nta wundi muti wo kubaka keretse kwihangana umva ndumva reka nkureke ariko rwose uramenye mwana wanjye ugabanya agasuzuguro wasumbije ubupfura reka ngende nibyo ariko wowe uzahora usuzugura umugabo wirata ukejye kuzubaka nzaba nkurora ariko ko yewe numvise rwose kandi nzabizirikana ubu ngiye kuba undi ubyemere kandi cyo ngaho boneza ataha utaza kubunguka mu gicuku ndagiye maze uzagaruke vuba untekerereza uko uzaba umerewe dore nta mutima mwiza nsigaranye humura ndabigerageza mama erega mawe umugabo ntacyo mupfana ubundi bwo ntacyo rwose burya iyo akubakiye uramwubaha ese ubundi umugabo ugukamiye wamunganya iki yewe byo ntacyo shinge yewe numvise reka ngende dore burije ngaho nyaragariza amahoro umwana wanjye ngufatiye iry'iburyo namwe musigara yandi kandi humura nzagerageza nyabune wihangane mwana wanjye ndashaka kubaka we guhorana agahinda Macari erega Macari nta uri hano bane mukabagoro ukiri hano be mukabagoro uracyaturamye hano koko nta rusoni uracyaturamye wanjye ubundi bazi ikintu kipara hano koko yego nakubwiye ngo hambira ugende wowe nanjye naho tugihuriye ariko abantu bamenyere ko abatunga ye wowe ntunga mu rugo rwawe niko mutete wanonze tenyabo ntagutunga nakugiriye akabanga bwa wundi none ngo ushaka kunsebya ndagushandaga maze ubugomegwe mushyire hanze yego ntungawe nta gasoni amase niba ntagutunze ubuturamye wanjye uhamarike watumutse ukagenda wavuze ko ari jye warukugizira ongera ikise wagusa utishoboye ngaye amafaranga yo guhaha ngo ni ngwate igaburo ryanjye ntiwarya gase ngaye nkuguriza wamangaye ngategereza amaso agahera mu kirere ntunyishyure
ngaya yo mburira mu cyumba cyane nabitsemo yatwawe nande se ngaceceka nyabo nkakubamo nkaguhishira kwibisha rero noneho ceceka wa yewe nta warubara none ngurantunze ceceka wibeshya aho nyirabusa we wabusawe hora wankozi yibibiwe niwe wanshatse none reka ngutake ngurwishigishira rusoma hanyuma se ceceka hose sijya wagutunze ceceka uranjicikisha wanjye mukabagura ceceka sijya wagutunze uri imbwa mbitagira epfo na ruguru nta faranga ugira ushomera ngende imbwa njyembwa none waboneye akazi ukabona n'umugabo nabwo ari umugushyikirije utangire gutera amabuno mu kirere nishano koko rero ni mu gihe mama amaze kubyimba si ngo ni wowe wanshakiye umugabo muka ngo ni wowe watumye mbona umugabo ni jyewe koko ngese nari nyobeye kumwishakira wamubonye ku mayeri koko ntubeshya ndamaze ariko naramubonye uri n'inyagenge koko niwamukubiranye se ukamufatanya na bene wanyu ukakurongora twita inda ari nyarwege umenye utwite ureke kwihoma ku mugabo wanjye nta kindi uritonde di ntabwo niho masi ndi icyondo uwo nakunze niwe nzasanga mva ko ari wakunze nyine sindambirije rwose kuri sinamenye wawe yankunze kera mbere yawe yagukunda nawe aba yaragutwaye nanjye iyo mbishaka mba mushengereye tubana ndetse urugo rwacu rutemba ineza ziri n'abumbiye mu nda yawe ikaba igiye kuruha inkongi iyoroshye di itonde se ibyo se uvuga ni ibiki ndavuga ukuri kwambaye ubusa kandi mugira hanze nk'induru si wowe wanyikorereje reka nkubwire n'akari murori nkubwire n'icyo wambariyeho yewe nubundi singushira make ngomba kuba wambariye ku birozi ariko abantu turi babi koko kandi ngo sintigira inyuturano niwe ukibimenya se ese wagira ngo bakwitiriye utagira keretse bakwituye nabi nawe wagira neza keretse uzi ko umukuramo inyungu iyo wikise kuri kabutinde ubu se ko ngucumbicyara amafaranga umpa wabusa we cacaka amafaranga ibyo unyunyuzamo si bike di hari amafaranga ya buri munsi amasabune yanjye ukoresha ngo niyo wikundira icwere ryanjye wagize ibyawe amavuta yanjye niyo yanogera umubiri wawe iyo wikise imyenda ntira nkayikurekera kubera kwanga kwambarana nawe kukundi utase washya nowe ndakuruta nyine inzoga nkugurira dore ko iyo washatse kunywa nk'igitega kamwe base n'ibindi sigaho di twarabamenye yishimondo hora ceceka waranjogoroje none ngurantunze iyo utuma kaso kagenda cyangwa uko nkwirukana kucyo udahambira ngo ugende utegereje iki iruhukire ngiye kukubisa ariko kandi mu nzira nziza di igorose atari kugenda nk'uwibye umurenza aho wera ibijumba nakugira akabanga ndaguhishira wamishiraga se nari umurozi cyangwa nari umujura uri umurozi w'ibiseba ahubwo uretse nge wabaye muri uru rugo nka kwemeza undi uharegama ninde hari umucyuzi uza akarara hano akamara kabiri bose ntibagenda bakuvumira ku gahera baba bansura se nabahamagaye sabo kundya imitsi gusa bajye barorera maze mpombe iyoroshye di ko mbona se baza bakuzaniye amaturu ukakira kuki utabatwama ngo bayasubizeyo hari ayo mba nabahamagaje iyo bakuzaniye urwagwa simbona urugero rugeranzura ngo muyatanyerezaho agacupa ariko wari uzanye ukamufata nk'igikoko kandi byagutuye wabibandarayeho ndajya umenya ibyawe nanga bashaka gusebya abandi gusa ntacyo mpfa nawe icyo dupfa si gito niko ejo bundi sibwo muri umuntu wawe yaje ukinuba kandi ukakirana ubwuzu ibyo azanye udushyimbo gateye ku musururu ukaroha hari ubwo se namwirukanye ngo bibe impamvu y'inshuro noneho utamwirukana se ntiwamuroshye mu gikoni se ngo ntiyabona harara ubwo si umuraranye n'umwana wawe ko ari nyina wawe da byari gutwara iki byose bikurebaho iki bavuze ngo atakwanduriza umwana inda ubwo se ubwira sine usirimu ububozinyo aho mukobwa ntawe kuntereje noneho ntawe nabanga no gusura iwanyu baragutakiye se rero ngo bawibaza aho bakuraza erega shenye ntawanga nyina ngo acitse amazuru uko yaba ari kose di burya aba yarakonkeje washutse kandi ubazanye hano ute koko ko numva washatse kundenje ijwi yego nyagasani gusa noneho ugiye kwandusha we muhe ngo tugire ngo simpamya ko utabasuzugura sinzi ko baha icyubahiro gikuye umubyeyi noneho uzakibampere niko ese ubundi kukora kandi ukaba ufite musaza wawe w'igikonyozi kuki mutabubakiye ngo bave muri uriya mugina ngo mbese nawe wowe gutinya kujyayo ariko wowe bakuntereje agakobwa we oya reka nkubwire yenda hari inyuma wazikosora ukaganya ubwira sinagasuzuguro ese ku mubyeyi ari nkundi nyoko bukubwa aherutse ino wamufashe ute koko mva mbere ntiyagiye yarera kuvumira ku gahera ngo hehe ni Kigali ese ye wiwagiye ko nawe wari wamusasiye mu gikoni iyo ntagira impuhwe ngo mubwira aze turarane ntaba yararaye agigana n'amasafuriya n'amakara imbeba zimugera amajanja kandi ari umubyeyi nyabo ndekera aho tuvuge ibindi n'uwashaka yanarekeraho kuko azagutaranga si bake ntawe uzakuzigamira akabanga n'umwe uruvugo se rwishe nde ngo uruvugo rwishe nde ngo ruvu n'uruvugo uvugwa yigaramiye ntacyo bimbwiye di nta na busa byose bintwaye iki rwose ntababwira iki ubundi bwo wararangije ntacyo wikopa isoni n'umupfura warabineye washize amaneko nk'amanyo ya mutama birakabije noneho gusabye imbabazi aho bigeze undekera aho rwose ntunsubire
wana banza bihagije wangiza yifundigira ibivuzo koko wajya wakumva noneho umva natangiye nkubwira ko ugomba kumvira mu rugo uratandukira none rero aho ugereje uzana ibyankutse na bikara ariko si igihe wagusembuye ni wowe wabyiteye ibyo nkubwiye byose rero witware neza nta rwango rurimo ahubwo nabonye akanya keza ko kuguhanura wowe wimingiremo agafunyabo kuko hari umaze gukabya ubundi rero ugubwe neza utengamare mugore mwiza ushikame mu rugo rwawe usubize umutima mu nda rwose ntabwo ndambirije kuri Sinamenye nibyo se koko hanyuma si yo ndutwite ko Sinamenye yambwiye ko ari iye uwo nkunda ni rutabagisha naho ibyo Sinamenye yakubwiye ibyo ni ibyawe nawe rwose njye ntacyo bindebaho kuki se utari wabimbwiye ugatuma niteranyiriza ubusa nuko atari yakambwiye igihe azasabira igihe rero nari nje kubigusobanurira wahise unyanduruka nawe wishyizemo ngo ngiye kugutwara uwawe Namenya we ibyo tubyihore twiha akabanga tubibike mu mutima nguhishe mu ndimbwa ntimwiba ibyo nakubwiye byose si ukukwanga ni ukukugarura mu nzira nziza ngo ujye udasenye uzize kwirata nabundi ugira amahoro ugira umutima ukeye singambiriye kuguhemukira rwose no kuguhemuza kugusenyera byo bindi kure cyane ninjye wahemutse koko ikintu cyose uzanca azagitanga mu kabaguru aha yewe reka ndetse njye no guteka neza tuze kurya no kunywa twishime koko tunezerwe twiyuzuze ndumva nduhutse koko ku mutima ubu mbonye agahenge ndumva nkeye mbaye umuntu mushya n'ukuri kw'Imana na Sinamenye atinze kuza gusa ngo dusangire aya mahoro duhumeka Imana ishimwe koko reka n'ubundi ni iminsi igira nabi naho ubundi byihorere ubwira umwumva ntavunika nta kindi ubwo ni ubuhoro impundu ku gaseke data we amahoro arahinda mu rugo rwanjye ko kayiwe data ndishimye bitavugwa yewe ese mama ndaguheka ndakugirane ndumva mbaye umuzuke mpindutse undi pe nuko amagambo wambwiye yantashye ku mutima neza neza nzazirikana kandi igihe kirekire kuko nteye kwibaza nkisubiza dore uretse iki gikorwa cy'inyuma gusa kikinyitirirwa ubundi umutima wanjye ubaye umwere neza neza nanjye rwose nibyo ngusabira ku Mana ubu igisigaye cy'imvuna rero ni kimwe ni ukwemeza Sinamenye ko nahinduye imyifatire nkamwereka ko mukunda koko ariko ntekereje ko we atabyemera bintera umushiha ngasamuranya na buri wese nkuko byangendekeye ngatangira kukwahira niba umukunda koko bizaboneka kuko umutima ukunda ukundwa akazi utizigama nawe rero urwo rukundo ruzamutaha ku mutima uranshonga amaye se nabi hamwe nyamara nibyo gusa ejo ntiyanyeruriye akankurira inzira ku murima ntabwo nzi ukuntu ari bubyakire ntawe uzinduka ngo utahe ku mutima wundi ntushobora kumenya icyo agutekerezaho gusa ugomba gukomeza kwihangana kuko utarumya nta kuri intoki mu rujyo igihe rero utaramugaragariza urukundo runyarwo ntugomba kunanirwa ngo winube yewe niko kurangira inama nziza ubundi reka n'ubusanzwe n'ubusazi buterwa no gufuha by'amafuti mbese burya nawe uzi gufuha reka cyakora wongeye kwisubiraho mworohere mukundwa akaze pe rwose maze ndebe ko atazangarukira ra ahubwo ndumva asa n'uvugira ku irembo tangira gutoza ukuza kumwakira ko muramusubizana imbabazi ndabishobora se imbabazi burya kuko ataye urugo ukajya iwanyu utabiramutse kandi utanabimusabye yego aho rero nakubwira iki reka nshonge ko yinjira naza ndamugwa mu nda ariko se najya kumuhobera akanyitaza nagirane reka twe kwiheba ngo waraje Mana mfasha ko kumva ubutwari bwo kumuramukanya ubwuzu nawe kandi yemere ko ntabeshya data we yewe kanguka ariko Sinamenye
ariko uranyabiriza iki muri iki gicuku? uri maso? Ndi maso nyine, ubuse ntubibona? Yego nyagasani, ubuse mu mwijima ndabona. Yewe n'iki ariko? kuko wambwiye wanyitavye neza. Nanjye nabuze ibitotsi, sinigeze ngohekera ijoro. Wamazi, niba se wabibuze urabishakira mu magambo cyangwa uragira ngo nguheke nkuzembagize usinzire? Yewe yewe ndeke nisinzirire. nagira ngo uragira ngo ikisi? nagira ngo tuganire maze umuri nyuma nisinzirire, urumva? Nako nukurara mbunze imitima igihugu cyose nkakizenguruka. yego mama. Yewe mfite amagambo yo kukubwira. Magambo kisi? Ni amagambo andemereye. Horaye uzarugutwa n'ejo ni kare, bitihise ubyuka ugende ndeke nisinzirire. Gusa ubwo wanyumvise ko kwikisi ko ari amagambo adasanzwe. yewe ntasanzwe koko rwose ni amagambo meza siname. wize kuvuga neza ryari se muti? kuva ejo. kuva ejo n'imyaka tumaranye wize kuvuga neza ejo. gusa mbabare ntunyocyore ko ibyo nkubwira ari byo bikomeye. nabizirikanye kuva ejo tumaze gutongana ndicuza. Niko ejo wavugaga ko inkuba icanye imirabyo, none ubu nibwo wize kuvuga neza? ariko rwose wirakara ngo hayituze nambabarira umirindi koko. ntabwo narota nifuza gutonika igikomere cy'ejo. ahubwo ikisi? naraye ntekereza ndicuza ijoro ryose. sinigeze nguheka na rimwe n'ukuri. igishwi cyarenze kigwa mu rugo ntarabumba ibigohe. watangaga impongano z'ibyaha. ibyo byo ntabwo ubeshye. nibajije nisubiza ko ngomba kugusaba imbabazi tukigorora niba ubishaka. njye singoranye, muzagororoke wowe waremaye imico. ni ukuri niyemeje guhinduka siname. urumva? uranyumva? hakubwo wanshubije siname. ndumva ye. nahereye kuri mukabagorora mwigororaho, none yambabariye. rwose nawe ndagusabye siname rwose. ufashwe ute kucecetse? ndagutakambiye nkomeje. burya ngo uyigorora abashize impumu, kandi usabye imbabazi arazihabwa. mbikubwiye mbikuye ku mutima kandi mbabaye cyane. wowe rwose nakweretse niyemeje kubuhanagura. zemera inama zawe. amata uzankamira azamara igisepe. sinzagutenguha mba nkuroga. umva siname. kunda unyemere wambyeyi wenda gutsembeye rwose. niba nkubeshye nzicwe n'igihango cy'uko twashakanye. izo ni inama n'imigambo uvanye iwanyu se? ntawangiriye inama. nasanze dusenye nta nyungu yabyo uretse agahinda. uretse ko kandi buri wese aba yiyemera. ndabona imijisho y'urukundo rwacu ikirezi. nibeshyaga ko yacitse imbeba zayigugumye, none siko biteye. ndacyagukunda siname. niba byari byo nyemera nta na rimwe nigeze mvugisha ukuri nk'ubu. ndumva nkeye ku mutima wanjye. izuba rirarashe rikesha icuraburindi ryari ryugarije ubuzima bwacu. urambeshya? ntabwo nkubeshya.
uravugisha ukuri cyangwa urateta? iyo nkundira ngateta nkagutetesha ibindi bibaza byose ukabyihorera. Mutetesi naguhanye, singuhanye singuhashya. Naraguhawe ndakwakira nizera ko tuzabana tukumvikana igihe cyose. Ntabwo ariko byagenze. Warampemukiye urampemuza, uransuzugura ndakwihorera, unteza bene wanyu amacuti yawe akankina ku mubyimba. Ukanyivuga hejuru, nyamara kandi uje usanga ukamusanganiza umwaka. Bagenzi banjye ukabareba nk'ikimbwe haze, bene mama ngo nibikapfira by'ibikatama by'baratumura urwevu. Mwene nyoko ngo arwaye ubuhera arwaye inda, n'ibindi reka sinabivamo nawe urabyiziye. Nta ucira karoro utega keretse ngo abo wita abasirimu. Ariko umusirimu urutanye ko saba ari musirimu ki? Aha. Nzaba mbarerwa amaherezo yako gasuzuguro. Nyamuneka ndekeraho kuko numvise gusabye imbabazi. Nakwemereye guhinduka rwose. Kandi nawe uzabibona atinda gato gusa. Nkwisabiye kuma akanya ko gutangira bundi bushya maze. Erega byose ni wowe ubitera. Ejo bundi ujya kugenda niwe wabaye intandaro. Wagarutse ntaguhamagaye usanga urugo ari urwawe rugutegereje. Urumva? Ntashye nsanga watunganyije wanyiteguye nkubitwa n'inkuba. Mbajije mukabagorora ambwira ko waje urundi wundi. Ngo wiyemeje kugororoka ukanoza imico. Nabyiyemeje. None rero koko. Niba ubishaka tuzabana nk'imiserebanya. Urumva? Ndumva. Numbera mwiza nzakugarukira. Numbera umugore nzakubera umugabo. Ahubwo shenge. Ariko byihorere gusa. Ariko byumve neza. Uramutse uteshutweho gatoya. Wiruhukire sinzakuveba. Aha. Dore igihe narwarije sinahera muri urwo. Ntuzibeshye rero ngo wishyamangaze kuko umeze nk'akatsi ko muruzi. Numvise wivunika. Nivunika nanjye nkwijeje ko ntazagutenguha rwose. Nta munoza w'isi. Byizere. Nzaba ndeba. Icyakora nanjye ndabyifuza. Dore igihe naruhiye Imana yarekuye kunyibuka ikampa agahenge muri uru rugo. Mutete. Karame. Rwose ibyacu urabizi. Uguciye bugufi tukubaka nk'abandi ntabwo byaba byiza. Ndabishaka rwose kukurusha ahubwo. Wivunika mugenzi wanjye. Ubwo hari n'irindi jambo ryiza ngufitiye. Ibikize kandi. Nari guhishe kuko muri iyi minsi twari tumeranye nabi. Ngaho mbwira. Kutambwira si. Yampaye nka data twataramye. Niko Mutete. Karame. Indigeze igihe cyo konka ntarabimenya. Ibyo ari byo byose ndishimye. Ishime shenge. Imana ishimwe pe. Ceceka nanjye rwose ukuntu nishimwe ubu ntabwo bivugwa. Ntiwabyumva. Ahubwo umwana wanjye nzamwita kwihangana. Ariko ibyo ni ibiki? Hari umugore wita umwana izina ko hita umugabo. Ariko koko wamwita ariko wagira menye ntuzamugenurireho. Ihumurire rwose. Umwana wanjye. Nako umwana wacu Mutete. Yego shenge. Azaba Mbabazi. Yego shenge we. Are. Amahoro y'Imana bateze amatwi Radio Rwanda ivugira i Kigali. No mwaka tugiye kogeza amakuru mu Kinyarwanda ku buryo burambuye. Muri kumwe na Martin Nyireje wamfatanyije na Ismael Mwanafunzi. Dore ingingo z'ingendo amakuru yacagiye kwibanda. Abaturage mu ngeri zitandukanye barasaba ko ikiguzi cyo guhererekanya amafaranga hifashishijwe ikoranabuhanga nubwo cyasubijweho ariko cyabagabanuka kugira ngo bakomeze kwitabira gahunda ya cashless. Umuryango witwa Ubuzima Foundation wahaye ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC inkunga y'ibikoresho 60 byo gufasha mu gupima indwara y'umwijima ya hepatite C. Mu makuru ajyanye n'uburezi nuko Minisiteri y'Uburezi igiye guha akazi abarimu bashya 29 bazifashishwa mu byumba bishya 22 biri kubakwa hirya no hino mu gihugu mu kugabanya ubucucike bw'abanyeshuri. Bamwe mu baturage barasaba ko ikiguzi cyo guhererekanya amafaranga hifashishijwe ikoranabuhanga cyagabanuka kugira ngo bakomeze bitabire gahunda ya cashless. Bivuzwe nyuma yaho banki nkuru y'igihugu BNR tangaje ko ikiguzi cy'iyo serivisi kigiye gusubiraho
nyuma y'amezi 3 iyi serivisi itangirwa ubuntu. Reka iyi nkuru tuyibaze mugenzi wacu Dive Uwayo waganiriye namwe mu baturage adutegurira inkuru irambuye. Banki nkuru y'u Rwanda Beneri kuri uyu wa kane nibwo yatangaje ko ikiguzi cyo guhererekanya amafaranga hifashishijwe ikoranabuhanga kigiye gusubizwaho ndetse kikaba kigomba gutangira kubahirizwa kuva ku wa mbere w'icyumweru gitaha tariki 22 Kamena uyu mwaka. Ni icyemezo cyakiriwe mu buryo bunyuranye ndetse bamwe bakaba bemeza ko cyatunguranye. Iki kintu ntabwo ari cyo guhita bazana gutyo, baba barazanye integuza nabura nk'ukwezi kose, abantu bakabaha message bakavuga ngo itariki 22 z'ukwezi kwa gatandatu twoherezanya amafaranga byahindutse ubuntu, byabaye igiciro, bakagombye nabura kubizamura bakabishyira mu kwezi kwa 7 bakafata ibyumweru 2 cyangwa ukwezi bamenyesha abantu ko icyo giguzi cyahindutse. Nk'umukiriya yazaga nimba agiye kwishyura hano wenda umumotari kohereza nta mafaranga, dukeka ko ashobora kuzanga kohereza akavuga ati reka mbikurize rimwe kugira ngo wenda ngende nyatanga, ariko nkanjye nk'umuntu nkora kuko nafashe ku mafaranga ndumva uriya mwanzuro ngiye numva Beneri yantekerereje. Hagarutseho ikintu cyo kuvuga ngo barashira andi mafaranga, twakomeye no gukoresha amafaranga n'ubu twajya twishyura bisanzwe ku buryo n'ubundi indwara dushaka kwirinda yakomeza ikagera gute tukayikwirakwiza ku mafaranga, ariko ikoranabuhanga ririho byari byiza cyane. Iki cyemezo gitangajwe nyuma y'amezi 3 serivisi yo guhererekanya amafaranga hifashishijwe ikoranabuhanga ari ubuntu. Bamwe mu baturage bakaba bifuza ko igiciro cy'iyi serivisi cyagabanyuka kugira ngo bidaca intege gahunda ya cashless. Urumva niba twabitsaga 10,000 bakadukata 300, twajya no kubikuza bakadukata 300, byibura babigize nka 300 tukabitsa tukanabikuza, twageraho tukabimenyera tukabyakira kuko amafaranga bari menshi. Ariko bohereza abantu kohereza no kubikuza biba amafaranga make, ko ni byiza ko habaho cyageze inkeya abantu ku buryo bitabagoye. Impuguke mu bukungu n'ubucuruzi nazo ntizinyuranya n'ibivugwa n'aba baturage ngo kuko sosiyete zitanga izi serivisi zarushaho kunguka mu gihe umubare w'abayikoresha waba ukomeje kwiyongera. Dr. Mbabazi Nsabimana ni umwarimu w'ubukungu muri kaminuza. Niba zari zifite 30% by'abantu bakoresha wenda telefone ari bakoresha mobile money, ubu ngo bakaba bafite 85% z'abantu bakoresha mobile money mu kwishyura. Nikeza ko ibyo bintu zira company zikwiye gusubira muri mu buryo bareba inyungu n'igishoro bakoresha muri business, bakagabanya ikiguzi cyo gutanga iriya service. Niba amafaranga wenda kohereza amafaranga bacaga 3% bakajya 1%, kuko babonye double cyangwa inshuro 3 z'abantu bakoreshaga ya service, bivuga ko bashaka kwinjiza amafaranga menshi angana nayo binjizaga mbere ku bantu bakiya baramutse bakiye amafaranga make kuko abantu benshi barabyitabiriye. Ariko ibyo nanone bigasubira no kuri leta, kuko leta izarushaho gukomeza kubishikariza abantu kugira ngo babikore, kuko gukoresha amafaranga asanzwe birayihenda cyane. Guprintinga ziriya noti zisaza buri mwaka bahindura izindi ni ikiguzi nta wundi muntu kijyaho ndi leta kijyaho. Ku ikubitiro sosiyete y'itumanaho ya MTN yatangaje ibiciro bishya byo koherezanya amafaranga kuri telefone, ivuga ko yagabanyijeho hafi 60% ugereranyije n'ibyari bisanzweho. Mu itangazo yashyize ahagaragara kuri uyu wa gatanu, MTN yatangaje ko kohereza amafaranga ari munsi y'igihumbi umuntu azajya acibwa amafaranga 20, naho ku mafaranga ari hagati y'igihumbi n'ifaranga rimwe n'ibihumbi 10 ikiguzi kikaba ari 100. Ni mu gihe kandi ikiguzi cyo kohereza amafaranga ari hagati y'igihumbi na rimwe n'ibihumbi 150 ari 250, naho ku mafaranga arengeje ibihumbi 150 kugeza kuri miliyoni 2 w'ikiguzi ni 1,500. Kugeza ubwo twamaraga gutegura iyi nkuru, sosiyete y'itumanaho ya Airtel yari itaratangaza aho ihagaze ku biciro by'iyi serivisi. Gusa ubuyobozi bw'ishami rya Airtel Money buduhamiriza ko bwashyizeho ibiciro bishya, igisigaye akaba ari uko byemezwa na banki nkuru y'igihugu Beneri. Kugeza amagingo ya kandi ishyirahamwe ry'amabanki mu Rwanda ntiriratangaza niba banki nazo zagabanyije igiciro cy'iyo serivisi ugereranyije n'icyari gisanzwe. Icyakora banki zo mu Rwanda zivuga ko zishimira umusanzu wazo mu guhangana n'icyorezo cya COVID-19 kuko zigomwe akayabo kugira ngo guhererekanya amafaranga binyuze mu ikoranabuhanga bishoboke nta kiguzi. Urugero nka banki y'abaturage ivuga ko y'amezi 3 yigomye abarirwa muri miliyoni 300 zari kwinjira kuri iyi serivisi yo guhererekanya amafaranga hakoreshejwe ikoranabuhanga, mu gihe Equity Bank Rwanda nayo ivuga ko iyo serivisi ikomeza kwishyurwa yari ko yarinjije miliyoni zibarirwa muri 200 z'amafaranga y'u Rwanda.
nyuma y'amezi abiri koherezanya amafaranga ku ikoranabuhanga ari ubuntu, amafaranga ahererekanywa kuri ubwo buryo yikubye hafi inshuro enye nk'uko byatangajwe na beneri. Gukoresha inote n'ibiceri kugeza ubu bitwara banki nkuru y'igihugu abarirwa hagati ya miliyari 2 na miliyari 3 buri mwaka, mu gihe banki 5 za mbere zo zikoresha asaga miliyari 6 kuri iyo mirimo yo kwita kuri cash. Divin Uwayo, Radio Rwanda i Kigali. Umushinga w'ubuhinzi bw'indabo zoherezwa mu mahanga witwa Bella Flowers umaze kwinjiriza u Rwanda miliyari zirenga 10 na miliyoni 300 z'amafaranga y'u Rwanda mu gihe cy'imyaka 4 umaze utangijwe. Kugeza bari ku mushinga umaze gushorwamo miliyari zirenga 13, bisobanuye ko yashowe amaze kugaruka ku kigero cya 78%. Mugenzi wacu Paul Rutikanga yasuye hakorera uyu mushinga maze ategurira inkuru. Mu mirambi miremire y'Ubuganza mu karere ka Rwamagana Gishari niho hateretse uyu mushinga umaze gutanga akazi ku barenga 700 ku kwezi. Bose hamwe bahembwa miliyoni 65 z'amafaranga y'u Rwanda. Barishimye ndetse bavuga ko ubuzima bwabo bwahindutse. Buri kintu cyose nagisabaga umugabo, ariko ubu tuvuga nta kintu nsaba umugabo, ahubwo dufatanya kubaka urugo. Hanyuma ikindi gikorwa kinshimisha cyane, naguzemo inka, ubu ngubu mfite umukiriya ngemuraho amata buri munsi iyo nje mu kazi, kandi biramfasha. Mbere narabona akazi, nyine ubuzima ntabwo bwari bwiza cyane, ariko ho muri kubona akazi ari ibintu byagiye bihinduka byinshi cyane. Urugero akazi katumye nshaka umugore, ntabwo nari nzi ko ibyo bizabaho, ariko nagize kuri byinshi cyane kubera kano kazi. Umushinga Bella Flowers watangiriye kuri hegitari 35 zirimo 20 zari ziteyeho indabo na hegitari 15 zariho ibikorwa remezo. Kuri ubu uyu mushinga urakorera kuri hegitari 65. Muganga Walter ni umuyobozi muri Bella Flowers, avuga ko COVID-19 yakomye mu nkokora ibikorwa by'uyu mushinga, gusa ngo ibikorwa kuri ubu birarimbanyije. Buri cyumweru twohereza toni 20, ariko mbere ya COVID twagera kuri toni wenda 30, ariko biragaragara ko indabo zongere kugira markets, kuko nyuma ya COVID twatangiye kubona airline aho za cargo zidufasha za Rwandair kugira ngo twohereze indabo zacu mu mahanga. Turabona ko mu gihe kiri imbere twongera tugasubira muri business neza nta kibazo. Leta y'u Rwanda imaze gushora miliyari zirenga 13 z'amafaranga y'u Rwanda muri uyu mushinga kuva mu 2016. Uyu mushinga nawo umaze kwinjiriza u Rwanda miliyari 10 na miliyoni 300, bisobanuye ko ayashowemo amaze kugaruka ku kigero cya 78%. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi Professor Jean Chrysostome Ngabitsinze avuga ko imishinga nk'iyi hari gahunda yo kuyegurira abikorera bagafatanya na leta. Ese Bella Flowers izegurirwa ryari abikorera? Mu by'ukuri ko umushinga wagitangira wagira ngo banze unafate neza, ntago waha abikorera umushinga utaragira aho ugera mu buryo bufatika. Birahari bigomba kubaho, kuko ntago leta yacuruza kugeza itangiye kugeza irangije idafatanyije n'abikorera. Tuzabashyiramo rero igihe kigeze, ariko n'ubundi tubirimo biri hafi, kuko umushinga umaze imyaka 5. Twateganya ko mu gihe kiri imbere n'abandi bose bashobora kujya muri iyi business bakaba bafatanya na leta kuyikora. Mu gihe mbere ya COVID-19 bapakiraga izi ndabo zijya mu mahanga inshuro 6 mu cyumweru, kuri ubu barapakira inshuro 3 gusa. Buri munsi basarura nibura indabo ibihumbi hagati y'120 n'150. Ku cyumweru baba basaruye izipima toni 20. Kuri ubu uyu mushinga uri kuri hegitari 40 gusa. Biteganyijwe ko mu myaka 2 iri imbere uzaba uri kuri hegitari 100. Muri zo 40 zizaba zubatse ibikorwa remezo nk'inzu n'imihanda, mu gihe 60 zizaba zihinzeho indabo, ku buryo nibura buri mwaka zizajya zinjiriza u Rwanda miliyari 10 z'amafaranga y'u Rwanda. Paul Rutikanga, Radio Rwanda Igishari mu karere ka Rwamagana. Mu makuru ajyanye n'ubuzima, umuryango witwa Ubuzima Foundation wahaye ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC ibikoresho ibihumbi 60 byifashishwa mu gupima indwara ya hepatite C mu rwego rwo guhangana nayo. Iyi ni indwara y'umwijima ivurwa igakira, ariko nta rukingo igira, bitandukanye na hepatite B yo ifite urukingo ariko ntigire umuti. Mu mwaka 2018 nibwo u Rwanda rwatangije umugambi wo kurandura indwara ya hepatite C. Ni gahunda igamije gupima abantu miliyoni 4, kandi
abagera ku 110 bizwi ko bayirwaye bakavurwa bagakira. Kuri uwo muhigo abagera ku 200 nibo bamaze kuvurwa. RBC yavuze ko iyi mpano yahawe n'uyu muryango Ubuzima Foundation ije kunganira ibindi bikoresho isanganwe byo gupima iyi ndwara. U Rwanda rukaba rwarahaye intego yo kuba rwaranduye iyi ndwara, kuyirandura burundu, iyi ndwara ya hepatite C bitarenze umwaka wa 2024.